Yoha Karame mwakoze rero ni byiza n'icyo umuryango ubereyeho tugahuza ibitekerezo tugahuza imbaraga kugira ngo igikorwa tuzakinjiremo kuko dufite imbaraga zikwiye. Yego. Isurinjira umuhungu ataranatwereka umugeni murinjira mu cyo. Oya ndabikora mama ndabikora rwose. Nyine si cyo se urabikora mama yabaye ati. Nicyo kitwicaje hano. Nicyo kitwicaje hano kandi nacyo natumye abantu bose murabizi ni mukuru wanjye urumva ni se wabo mutumurikira koko. nagira ngo nyine basobanure mukomeze ribanze fata kana. Kandi hubagurika ryawe. Mano iryo hubagurika no mundi uzahubagurika n'umugeni yaje. Njya mbi ntabwo ajya yicara hamwe. Ngaho ndebera umwisengero neza wawe. Wababona rero mureka dukomeze tuganire kugira ngo tuze guhuza ibitekerezo n'ibiganiro. Ngira ngo icyo tugiye gukora nyine ni uburyo bwiza bwo kunonosora iyi gahunda n'abatumiye hano kugira ngo umuhungu wacu ari ijambo ashaka kutugezaho ryiza. Murabona ko ageze mu gihe cyiza nyine yabaye nk'ubimbwiraho ariko ntabwo ndi bumuvugire kuko ahari twamuha umwanya akatubwira icyaduteranyirije aha nubwo ari igihe wabatumiye. Ego murakoze cyane nanjye baje kubashimira kuba mwaje hano Masenge ndamushimiye turutse kure cyane bon ese kudashimira mushiki wawe yasibye ko twiba turi kumwe yasibye ishuri ntabwo mushiki wanjye ndamushimiye ubwo na data wacu nawe ndamushimiye hari n'umuturanyi ariko hano muzegere gwari nk'umuturanyi mwiza Zegere ijoro ritaragera ariko banza bagenze cyane nawe twatanga ikiganiro. ubwo naringiye hanze rero baramusohotse umwana wa musore twatumye ibyo kunywa yarambwiye ko ari maza nta kibazo yatinze. bon nkuko mubizi rero nari maze igihe ndi mu kazi mu kazi rero nkora buriya akenshi nkora cyitwa ikoranabuhanga rero ni tugeze ku rwego rwo gukoresha AI rero turimo dukoresha nyine hari amahugurwa twagiyemo bagiye mudasobanurira ibyo bintu mutubwira amahugurwa twagiyemo rero hari umuntu ari kwihutisha se ku ntego kugira ngo tumenye nyine nk'uko wabisobanurira n'abavandimwe. hari rero amahugurwa twagiyemo rero hari umuntu twahuye muri ayo mahugurwa ariko tukaba twari twarahuye mbere murakoze muze igikombe murakomeye turakomeye turahora yego namwe zamucuti muzahita ko byarahagutse yo iwanyu imvura iragwa agera ko harameze neza nta kibazo. Yego nabengutse rero umukobwa nta kibazo umukobwa mwiza hano mubabaje ko numva se inkuru mutari kwiga reka twumve mureke mutuze twumve. nari ngize nabengutse umukobwa mwiza umurutasate ni kibasumba umukobwa witwa umwiza Eliette wo mu rutasate Ariete ikibazo ngo tubyiniro wenda yagizeho ngo tubyiniro twanjye yitwa umwiza Eliette Ariete cyangwa Eliette ntacyo ni Eliette ko sinone mwa kubizi kubw'umuryango tugiraga amaziri nuwo kwande wamukundiye iki wabona iki namukundiye rero iseko indero n'indeshyo mukundira ubwiza haba ku mutima ndetse no ku mubiri mbese n'umukobwa wa karobanuzi wahiye n'isibo y'ijana se buriya ntabwo nzi isibo neza y'ukarobanuzi kuri uyu musozi wacu se oya umusozi wo hakurya urabona uciye mu migwego ugakomeza ku gasozi ko hirya yaho bahita gutera muze hano wigeze kutuganiriza mwajyaga mwegeka inzuki ni hehe ni hariya sha ni mu basirimu tureba sibomana
ubwo muryango sha uzi imfizi zawo zitekaga zidakitse amata gaho nta nubwo gacikaga mende yewe data yoha ntabwo mpaze kiyese ndimo uzi abakobwa baho n'abaheburayo kazi nta nubwo bajaga mu byuma bagiye kubyara yewe babona kwa karobanuzi bagiye kurara hasi nisuba amazi arakora kuko hakuze igihe nahereye nyamuhoze kwenda iki ngiki ari igicupa cya kabiri ntabwo bayasengeye se ibyo bintu nta kintu bivuze pe nywa neza ngaho mira oya shawe ibigenzo mira sibyo mira akirifashe ifashe yahita yamena ko urabona atayimenaho oya mira inywa umva sheri akira nywa amazi aragufasha mira ego ese ubu turabigenza urabizi uze nanjye ikintu nagufasha pe nese wamusengera ndamusengera se ubu ngubu kuko ndamusengera urumva ushaka iki se basi mpamagare pasiteri se umva sibyo tuza umva ntugende wijya wayashasheri woyawukije uyashari gusa wayasheri ntabesha mufate komeza umufate ntabwo ucika nyine arimo arashaka mu izina rya Yesu Mana koko wambabariye kandi kino ni ikibazo ntabwo ari ikibazo gisanzwe iki ntabwo ari ikibazo gisanzwe byatangiye ajunjamye nta kintu na kimwe ari kuvuga none reba ahantu bigeze ubundi ntabwo si ikibazo byibura cyaba cyabiteye nese urabona hari ikintu ari kuvuga genda uzane ikintu tumuzirike oya shawe ntabwo twamuzirika ntabwo wanzirikira umuvandimwe none se wagiye kugira ngo aducike basi hamagara papa wawe reka ndebe ko nyibona ntagucike banguka basi umva madu banguka ite uretse mwireka Yesu we bantu ugenda uzirika amaguru se niyo ikibazo cyangwa nama genda uzirika amaguru fata aho ngaho aho ije ni pasiteri namwibutse papa ni pasiteri namwibutse afite itorero hariya hejuru mu mugina karubano zongo bamubundi bamuhi ariko nirihimbano mwarabu bamuhimba idini ryabo ryitwa Megeri Church. Oya tubigendemo neza yitwa pasiteri ni pasiteri ni karobanuze ni mwarabu pasiteri karobanuze ubwo pasiteri nyine ni iry'ubushumba mwarabu yarikuye muri Zaire turi mu buhungiro nko bari mwisi iby'akabyiniriro baramuzi none se yuha mwihangane gato gira icyo uvuga kuri icyo kintu rwose mwihangane gato uko bigaragara natwe ababyeyi twararangaye kuba geregwa araturusha amakuru
oya ni ukubera ku gasozi nyine yahakoreye cyane turaziranye kirego ariko wazo mu pasiteri ariko amakuru y'uko umukobwa ari uwe ariko ntabyo mubagambiye Innocent tutaje kumwerekana tutabwiye nyogose nk'itaje none se nari kwerekana umuntu nababwira ko anahari zamwerekana rwose reka twumve Yohana agira icyo yongeraho noneho dukomeze ibiganiro buranye ariko ari kuba abazi neza nuko bakora umushinga wo kwegeka inzuki ni kimwe ahantu yakoreye agomba kuba bazi impumu kera ariko si impamya yuko baheruka kera umukobwa kubera yuko umukobwa yaza kuba mu muryango wacu tukabana umukobwa afite imico abakobwa be ntabwo mbazi urumva ntabwo bazi ariko ubwo muryango ndaguzi icyo nibaza mwebwe nka se w'umuhungu uwo mukobwa yigeze aza mu rugo oya erega uwo umushinga yawutugejeje ejo bundi turavuga tuti rero ntabwo twabyihererana reka dutumire inshuti n'umuryango wa hafi tubiganireho unabibwire ba so wanyu wanyu musenge uburyo ninza no kumwereka namwe muzamuha ntabwo turamubona pe burya rero mu muco wa kera uko mbizi nta bukwe bujya butagira umuhango nta bukwe ifoto ntabwo ari umuntu uretse nawe ntabwo muzi oya ngewe ndamuzi nareka n'ifoto ntabwo ari ngombwa amafoto asigaye bayita reka dukomeze twumve Yohana icyo ndimo ndavuga nta bukwe bujya bubaho bwataha butagira umuranga habagaho abaranga niba jyewe nakunze umukobwa nkwiriye gushaka umugabo mugenzi wanjye nkamutuma iwabo w'umukobwa aho nashimye umugeni akagenda akahatemberera akamenya imico ya nyina akamenya imico ya se uza wa data bukwe yabona bafite imico myiza nabona nkamenya yuko n'umukobwa wabo afite imico myiza kuko amashereka mwarabonye uranga yaba aragiye icyo kintu reka nyiri icyo mbabwira muze ya muri tuwarete yo hanze kata aho ngaho yara ntabwo wayishobora icyo kintu ngiye nagitekerejeho nanjye njya ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha urumva nagiye ku mbuga nkoranyambaga akoresha njya kuri Instagram na Facebook ndareba amafoto ye nyine ndeba ibya posting buri umukobwa mwizi ibya posting utibona nkareba no kuri stat nyine birashyira kuri izo mbuga Sara se ko agiye niho twara niko yera Sara ko agiye uburona ntabwo ngira ngo rero nibyo Yohana yavugaga aragira ati kera mu muco wacu wa Kinyarwanda habagaho umuranga noneho umuranga akaba ari kurangira umugeni akamusuzuma neza uwo mugeni agakurikirana imico ye akareba uko yabyutse uko yiriwe uko abanye n'ababyeyi uko yitwara mu mirimo yo mu rugo ubwo rero ndebaza ibyo bya Facebook rwose ako nyine iterambere ryaraje muri social media dushyiraho life tubayemo ureba ibya posting kuri Instagram ugatumenya uko ateye ukamenya umutima we ndakumva iyo bundi icyarangaga urugo rutanga umukobwa uze utagira vitamine kandi agira inkweto z'abantu habaga ikintu cyitwaga karibu sindasabwa karibu sindasabwa ni umuharuro uva mu rugo iwabo w'umukobwa ukagera ku muhanda aho nyine umuhanda afatira umuhanda agiye kugenda gukomeza yaba agiye gusenga cyangwa se gusura inshuti babaga barakoze umuharuro akaza agakubura aturuka iwabo akagera ku muharuro kuko umukobwa ni nyamwari icyo kikaranga wabona umuharuro wabona umuharuro uretse abanza aribiri kabahamagara wabona umuharuro ukahita ukubwira ko hari iki hari umwari uwo mwari rero nawe ukazamumenyeshwa nuko umuranga yagiye akagerayo koko akahasanga umwari yaba arimo araboha udusuna yaba arimo araboha imikeka yaba ari twijya kureye wa onkre ko byahindutse rese abantu basigaye haba hari amapave ceceka kera haba ceceka
Mano nuko yara mureke dushaka umuntu ujya kutumenyera aho hantu mbese atubire nk'umuranga reka nzajye reka mbabwire uwo ntabwo aba akitwa umuranga ahubwo ni nk'umugenzuzi ugiye kutugenzurira neza uwo mukobwa kuko umuranga ni uwaranze akabahuza n'umuhungu ubwo umuranga wabo ni Facebook ariko biroroshye bamugani kubera mushiki wanjye nawe ari umukobwa mugenzi we agiye yamenya imico y'uwo ceceka ntabyo nemeye nawe uri muri Facebook na WhatsApp se Avemerike Geregwari yigeze kuvuga ikintu cyiza cyane Geregwari yavuze ko ako gasoza hasi na se w'uwo mukobwa muzi ndumva ngiye rero twatumayo Geregwari akagenda akadusuzumira akaturebera uwo mukobwa akareba neza kuko akwiye umuhungu wacu Geregwari kashaje cyane wera oya Geregwari yabikora urumva ko abantu arahazi uwo musozi arahuzi isaramuzi dore umuhungu wacu yamuvuze aramumenya twatumye Geregwari akagenda ubwo se Geregwari azagenda nk'iki azagenda nk'inshuti z'uwo muryango cyane cyane ko bari basanzwe basangira na basi oya nibyo so yagikaga imitiba y'inzuki se oya na se twari dusangiye ico none se ikibazo gikimwe ubugere bwari mwohereje kuri ibyo bintu azi iyo bijya yegeza abikoraho byibuze n'ahandi ku buryo twamugirira ikintu shaka igifaho zaho biva naho bijya none se ubundi wowe ikibazo ufite nuko Geregwari azajyayo atazi ibyo bintu ahubwo azaba agiye kubimenya atumenyeshe ariko nababwiye ngo najye ziba oya we ntabwo nta kibazo Geregwari ibi bintu harabageze ubikora oya ariko kuvana cyane uko mutumvishe uyu muntu kayabivuze sibyo nuko ikigiye musigaye muri jajabira ngo nimugikeneye abaranga ariko cyari umuranga yabaga aringira akamaro pe njuko ico nzabafasha ni ndagenda mbarebere ko genzuri ko umukobwa magambo ge karimo uburere n'umuco akomora kubamwibarutse kandi ko avuga n'ibirimo inama zakubaka igihugu nuko nta kundi ko yanarezwa toro wari uzatumenyere ko nagaseke kagipfundikiye gerageza basi rero duhamagara bikanga mudure yatuje muriga waba umuretse mumuretse dore reka dore yatuje ariko oya wigenda ngwino hano oya ntakwangurutsa sibyo sibyo ngahicara icara hano nta kintu tugukora sibyo ngahicara nk'umwana mwiza icara ese twamujyana mu umva pasita dufashe uyu muntu rwose byananiranye nanone uhumure icyo nzi cy'uwiteka arakora icyo arihesha icyubahiro uwiteka arihesha icyubahiro ngwino ngaho ngwino mwana wanjye wamubwiye akaza urabizi ndi so uwiteka ntabwo ashobora kunsebya kandi uwizeye wese mu izina rya Yesu agomba kubona ingororano kuko umurimo dukora ntabwo dukorera abayari ntabwo dukorera umwami ntabwo tumuzirika nta mpamvu yo kuzirika umwana wanjye nta mpamvu yo kuzirika umwana wanjye njye ndi mu butayu ndi mu masengesho uwiteka yambonekera arambwira ngo uko byagenda kose ntabwo uzasiba kuri ino si ya Nyagasani kandi njye pasita mwaraba uko aho ndi hose icyizere ndagifite mu mutima wanjye humura mutuze nta gikuba cyacitse ntabwo mwibuka Yesu ageze i Galileya ntabwo muzi ko yageze ahantu agasanga umwana yapfuye akamurambura ibiganza akavuga ati ndavuze ngo ndabitegetse mu izina rya Yesu kira muhumure rero nta gikuba cyacitse ahubwo tuyimana icyubahiro tubanze musengera umwana wacu witeka mana ndabizi neza yuko wanyimitse kuri uwo murimo umpereza umurimo uzi uko mushoboye urambwira ngo aho uzajya ugera hose uzajya ukora ibitangaza
kandi ukora ibitangaza ukoresheje izina ryanjye, ukoresheje igitabo cyanjye, ukoresheje bibiliya yera, ukoresheje bibiliya ntagatifu izo arizo zose, ariko mu izina rya Yesu ndavuze ngo umudayimoni ahariho hose ravani alamusa desha ako kazu gace papa tumunehi kandagira satani muhanyore akadayimoni mu izina rya Yesu ndavuze ngo fire, ndavuze ngo iki gitabo fire. Umudayimoni ukurimo tumuka mu izina rya Yesu, tumukanyage mukandagire, agira ngo ni romaro kumukandagiye, agira ngo ni ipine rya burende, agira ngo ni igifaru kimukandagiye, atumuka mu izina rya Yesu. Wallahi Mana ashobora byose, nkweretse umukozi wa nkweretse umwana w'umukozi wawe, warambwiye ngo uko nzagenda kose ntabwo uzankoza isoni, ndagira ngo umwana wanjye ubukwe butahe, ndagira ngo ubukwe bwanjye bw'umwana wanjye butahe. Uwabigenze byose akashaka kumukura mu buzima, agashaka kumugaragaza nabi uko atari, ndavuze ngo mu izina rya Yesu aho byaturutse hose bishe. Ndabitwitse mu izina rya Yesu, ndabitwitse mu izina rya Yesu, ndabitwitse mu izina rya Yesu. Fire. Daimoni tumuka, daimoni tumuka, daimoni tumuka, daimoni tumuka. Ndavuze ngo daimoni tumuka, ndahakandagenye Pastor Mwarabu, ndavuze ngo tumuka. Umukobwa wanjye agomba kugaragaza ubukwe, agomba gukora ubukwe kandi akema, akampesha ishema, agahesha ishema umukozi w'Imana. Ntabwo tuzasaba kandi Uwiteka duhagarariye. Ndavuze ngo fire, ndavuze ngo fire, mwese muvuge ngo fire. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, ibyo bitumuka mwizina rya Yesu. Ndavuze ngo mwizina rya Yesu, ndavuze ngo je Pastor Mwarabu ndahagaze n'amaguru yanjye yose, ndavuze ngo mwizina rya Yesu. Tumuka daimoni, tumuka daimoni, ndavuze ngo tumuka daimoni, tumuka daimoni, uko ungana kose, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Ndavuze ngo ndagusengeye kandi ubukwe bwe bugomba gutaha, icyo ni icyubahiro mfite imbere yanjye, mwizina rya Yesu. Daimoni toka, daimoni toka, daimoni toka, daimoni toka. Uwiteka ahabwe icyubahiro, mukoma amashyi mu Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ibi nabyeretswe, arakize, ibi nabyeretswe, arakize, mwana wanjye agomba gukira mwizina rya Yesu. Ndavuze ngo mwizina rya Yesu uko byagenda kose, umudayimoni n'uwo biguteje bigomba kujya. Pastor ndavuze ngo toka daimoni mwizina rya Yesu. Pastor mukome muraho mukome Kristo. Ihangane mwene data, ariko nta gikuba kiba cyacitse. Umukobwa wanjye yagize akabazo, ariko nubwo yagize akabazo nta cyabuza Uwiteka kugira icyo akora. Binamubwiye fire mu izina rya Yesu. Mbabarira umugarure mu buzima mu izina rya Yesu. Nta kibazo, ibyo turabikemura. Ngo iki? Turabikemura ntugire ikibazo. Kandi ni ibintu byoroshye. Sesa? Nta kibazo rwose. Tukubyumvishe. Nta kibazo nabyumvise. Ngaho jya kuryama. Muze. Kahuye n'ibyagarika. Bambwiye. Ariko ni ikibazo gitoya kuko. We kujonosha ibibazo. Gerego reka nkubwire. Ubundi burya ikintu cya mbere kibaho mu buzima. Ibibazo urabizi ko tugendana kuri ino si niyo ibibazo. Yego. Kuko iwacu era mu ijuru nta bibazo tuzahura nabyo. Ndebera mu nzu rero ngende. Ndebera. Ariko rero ntusitaje gute? Nanjye naje nje kureba ngo tujye muri leta. Uruwahe? Ndo kwa muri. Bashani mwe mwamwangereje. Izina rya Yesu. Nje mama wanjye aturisha amaturo ni diakoneza. Urabizi ko muri abateka mutwe mwimizi. Yego. Areka
aya pana ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda rwose. Wabireka? Oya nta myingingano zirimo. Ikibazo sinakibonye. Kangende ntabwo ubutumwa uko buri. Oya. Wenda ubwico mbuze ni kamera ngo ntara amafoto. Aho ngaho nta kibazo. Oya ntabwo byakunda wa mugabo we. Tudapfa ibintu by'ubusa. Uzuza. Ubwo ntaco. Weho gahunda hari. Na nibyo umwana mwiza nyine utama umwaza umwanda. Kandi yararezwe ntiyorowe. Ikindi ni nk'umuherayo kazi ntabwo ibyo byo bindekere. Icyambere cyugomba kumenya ko umwana wavukiye mu gihe Domisiyo na Siriyo na Serukabuza na Seruhungo na Sekayondi na Sekabiri. Faya birakaze ndagashaka. Faya ubwo atuje ngero ku mazi y'umugisha turebe ko wenda bituza nabyo biguma gutuza. Faya pastor agiye pastor nyagasani. Ubwo nta kibazo pastor ubwo turaza kubisubiramo. Ongera ndabona biri gushaka kugaruka. Si papa twamusengera kagenda uze n'ikende tugiye kumusengera tugiye gufata umuntu ufatika. Mubye gukora iki? Tugiye gusenga none tumara gusenga oya muri nta kibazo tugomba kumusengera hanyuma tumusengere by'umwihariko none dukora uko dushoboye kose kandi twiyeze natwe twumve ko turi imbere y'Imana. Uwiteka akora igitangaza. Nta kibazo n'ikintu kimwe rwose. Si wari kugira ubwoba bw'icyo urabona yakugira. Bahumura umwana wanjye nta kibazo ahubwo wakwicara. Umwana wanjye wicara tuganire. Wicara tuganire. Yicara na Yicara mwana wanjye yicara. Papa vuga Faya. Oya humura. Uwiteka Mana ishobora byose ndakwinginze. Waravuze ngo umugaragu wawe ntabwo azakorwa n'isoni aho yava akagera. Kandi umurimo dukora ntabwo dukora abayari, ntabwo dukora Imana itariho, dukora Imana ibaho, dukora Imana yo mu ijuru. Imana yaduhaye icyicaro iravuga ati mwisi mukora imirimo mukora imirimo mukorera Uwiteka kuko ahantu muzabona ingororano n'ahandi ni mu ijuru. Muvuge mutamena mu ijuru twarigezemo ariko abadayimoni baranga bakaduteza imyiryane bakaduteza ibibazo byose kandi dufite gahunda yo kugira ngo tuheshe Imana icyubahiro. Muvuge ngo dayimoni toka satani kwa jina la Yesu. Ndavuga ngo dayimoni uri mu mukobwa wanjye tumuka ndavuga ngo tumuka urwo mu rwabayanga tumuka ujyanwa na buzana ujyanwa mu hano mu izina rya Yesu. Umukobwa wanjye nizeye ko afite imbaraga. Amen. Ngwiki nyaboneka mutanga agiye yeseka akamwe mwebwe musenga mutabona kubera kimwe musenga mutabona niko musenga mutabona ibindi bicumwa kabya musenga mutabona koko abaciye muri humye koko nako satani n'inyiga ya umubone kana na umubone Ako satani n'inyana yibwa ku izina ry'Imana ariko satani kwa ngenda abanyamutwe uramubonye ari ntagaraho genda mu nzu ntabwo yinjira genda bari mu nzu ntabwo yinjira arimo ureba no mutsi gitanda arimo umva nta urimo tujye kumuhiga ku muhanda baba
Ramaki. Semano. Bibutse kujya kuri botike ra? Kugira ni karibu. Karibu. Muraho. Muraho neza. Komere. Muraho. Mukomere. Gerwa, muraho. Mukomere madame. Yego. Ni karibu. Muraho. Gakangaze kandi. Nabasuhuje. Shitari. Mukomere. Mukomere cyane. Inkuru nziza rero. Inkuru? Bo, rero biri mu bingenza. Nagezeyo nkuko ni nababwiriye. Umuryango wa Gikirisitu. Usenga disi. Nziza cyane. Abana babo nkuko nababwiye. Bafite abana ngo babaga Buruseli. Abandi babaga za Nairobi. Bwene bakorera ubucuruzi za Dubai. Ubwo rero umukobwa wabo ni mwiza. Ni igitego mu bitego. Igitego za muhungu we. Shaze kuza ry'Imana kankubwira. Ikintu cyo mubwecho uzatarangije yo kuzamurengera kandi be icyo nakubwira uhera akakanya ibyamushoteye byamugezeho byahagera. Uzamugora yego kuva ari umuryango usenga abakristo. Bose ubwo n'umwana wabo ko nababwiye nk'abahurayo kazi. Ngo ntabwo bashaka kubyuma bagiye kubyara abakobwa bawe. None urebye guturuka iwabo mu myugariro ukagera mu cicaro. Nuko kwangizana yombi ubwozo n'urugwiro. Oya rero bagutumye twizeye. Shinga umugero ndakaba ndamacinya. Nuko wavutse. Gira utirongora Numva rero nta kindi twatumye kutugenzurire. Umukobwa mwiza ashaka aritonda uko byagenze neza rwose yaraminuje. Akomana n'imbizi ntabwo ari guhitamo nabi. Bafite nimba ari impamya bumenyi mba yo mwishuri mba ikuzimu sinzi. Ikomeza kudusetsa cyane. Bashyizemo twa turingutyo twawe uziko utagisaza. Gashaho rwara. Mama. We, muvane mutana umusaza vanga. Muvana. You know what? Hey, abazimu bashene bajya gucya bashe batandaraje. Ndamagana izina rya Yesu. Sheri wabaye. Sheri wabaye. Nuyu uziko ari umwari w'esheri wageze. None se muze ko muze ari muzima. Urageze mu gizu. Ko ubuse nibazanye. Uneshi wawe. Gerwa. Emusel. Kakubwiza ukuri urimba iyo mufungiranye agasarira mu rugo gusa. Imwe guteze kandi
Niukaze ahantu hose naheze nabi. Mbere cyane birarangira nta mafaranga nagusubiza. Ngo kibisi. Kazana wanyu ni igisasi. Gerwa. N'uyu. Ayega. Mwihangane dusenga. Mano. N'uyu.